genda urushaho gukomera ku buryo uwuriye wagira ngo ni keke, wagira ngo ni agakeke kateguwe uburyo ukundi kuntu nako bikamuyobera ariko mwabonye ko bitagoranye ku buryo uwubonye yagira ngo ni umukati urimo ubuki. Ndabasuhuje cyane kwa kundi bisanzwe mbifuriza kugubwa neza. Uyu munsi mu gikoni tugiye gutegura umugati. Ni umugati w'isukari cyangwa se umugati umeze neza byose utunganye ukundi kuntu ku buryo ufata mu gitondo ukumva bitandukanye nuko wari umeze. Ni umugati rero speciality yawo witwa sugar toasted bread. Bahaye ikaze ngiye kubereka uburyo tuyitegura kandi nawe nugutegura gutyo uzambwira ko aryohewe. Iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe, nitwa Isabelle Dusengimana. Bahaye ikaze rero mbereka uburyo ku meza byifashe. Ni umugati udasaba ibikoresho byinshi kuko bisaba kuba ufite umugati. Tugiye gukoresha ino yo mu bwoko bwa slice cyangwa se pain coupe abayimenyereye, ndetse dufite n'isukari. Ibi nibyo turi buze gukenera mu tugategura umugati wacu ukaza uryoshye utandukanye n'undi wajyaga urya. Icyo duheraho rero ni iki. Hari umuntu ushobora kubona isukari kuri akavuga tugahubwo bagiye kwita bayikoresha nonawe ya ukurikire video kugira ngo irangire hari isomo umenye. Turafata wa mugati tugende tugabanyamo udupande duto duto bigaragara rwose nkuko uri kubibona. Ndi kugenda nkatamo udukibe gutya, niko wa mugati tuwutunganya dushyire ku isahani. Ni umugati utubuka kandi uwuteguriye akabona ko nyine usirimutse, atari bya bintu byo guhora urya umugati wonyine gutya. Hari uburyo umugati utegura mu buryo bwa toast butandukanye. Ndumva hari uwo twize twakoreshejemo amagi, hari uwo twize twakoreshejemo imboga, hari uwo twize twakoresheje bureba. Noneho toast yacu y'uno munsi turakoresha isukari. Nawo n'ubundi mugati wihariye kuri ya yindi uzi twaba twarize. Niba warakurikiye amasomo, niba utarayakurikiye ubwo urasubira kuri channel kugira ngo wige umenye ibyo twize wowe udahari. Gatemo dupande gutya. Voilà. Nuko ubibona rero ni udukibe. Waza hano yareba akavuga ati uyu mukati uteguye gute byonyine kuba twawukase gutya, nabwo urabona ko duhinduye forume yawo, duhinduye kwa kundi wasaga. Uko ibiryo bisa ni nako apeti igenda yiyongera. Hanyuma rero reka mbereke igikurikiraho. Ufata ipanu ukayishyira ku mashyiga ukareka ikumuka. Iyo imaze kumuka ufata wa mugati ukagenda uwushyiraho, ugashyiraho ubona nyine ubasha kujyaho. Yego. Hanyuma turagenda tuvanga wa mugati ku buryo ubona ko wafashe ku muriro. Uko ubushyuhe bugenda buzamuka mu ipanu, uragenda buzamukira no kuba wa mugati ubone ko utangiye no guhindura isura nkuko turi buze kugenda tubibona. Mbese ni nko kuwukaranga kuwukaranga kwa kundi ujya ukaranga nk'ubunyobwa bw'ihekenya cyangwa soya. Urabizi ko ibyo bikaranga nta kindi kintu ushyizemo, ari ubunyobwa ushyiramo gutya nyine ugakaranga. Kuwukaranga gutya ni ukugira ngo use nk'ukomera. Urabizi ko umukati uba umeze nkaho woroshye, kugira ngo tureke ubanze wongere use nkaho ukomera ku buryo uhekenyeka. Kuwureba gutya ntago ku jisho uhita ubona ko byahindutse, ariko iyo ukozeho ubyumva ko uri kugenda ukomera gutyo gutyo. wowe
ukomeza kugenda ucunga kugira ngo utaza kugushirirana. Hano rero urazimya kuko umugati wakomeye, twirinze ko uza kugera muri rwa rwego rwo gushirira. Hanyuma n'ubundi tuwushyire ku gasahani ku ruhande. Tumaze kuwushyira ku gasahane, urafata ya panu n'ubundi wari uri guteguriraho umugati, ushyiremo isukari. Ugereranyije n'umugati twateguye, ibiyiko 2 byonyine birahagije y'isukari. Ducane tureke ya sukari nayo tuyikarange ibe nk'umushongi. Komeza kugenda ucunga kugira ngo utaza gufatana. Iyo imaze kuba umushongi, ushyiramo wa mugati twamaze kumutsa. Kavanga. Urabona ko ugenda uhindura isura ku buryo uwubonye yagira ngo ni umukati urimo ubuki. Ahangaha ugenda ugabanya umuriro kugira ngo wa mukati wacu utaza gushirira, ku buryo ubona ko hose ka gasukari kagezeho wa mushongi wayo. Gutyo ubona ko rwose isura yawo turayihinduye rwose. N'uburyohe rero uko isura ihinduka ari nako uburyohe bwawo buza guhinduka. Genda urushaho gukomera ku buryo uwuriye wagira ngo ni keke, wagira ngo ni agakeke kateguwe uburyo ukundi kuntu nako bikamuyobera. Ariko mwabonye ko bitagoranye. Iyo ubonye hose umaze gufata ka gasukari umeze nkaho wahinduye ibara, umugati wacu uba watunganye. Dukurikizaho kuwarura tukajya kumva uko wa mukati umeze. Ubona ko ibara ryahindutse. Karibu rero ku meza, karibu dusangire kuri wa mukati umeze neza, mukati w'isukari, mwihariko wawo rwose. Murabona ko ukuntu uvuga ari umukati wahinduriwe ukarya ukumva ugategura igikoma ku ruhande, icyayi, akaji.
uyu mugati rero nawe uzawutegure gutya, uzambwira uko wumvise umeze kandi wabonye ko bitagoranye, ntibisaba n'iminota myinshi ugategura umugati utandukanye n'uko wajyaga uwutegura. Ndabashimiye cyane rero, mbifurije ibihe byiza, babwira nti tuzasubire mu isomo ry'ubutaha. Hanyuma wibuke gukanda kuri subscribe niba utarayikora cyangwa niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Hari byiza byinshi cyane tuzagenda twiga. N'iki gikoma tuziga uburyo wagiteka kikamera gutya, ubona ko ari igikoma kiba kimeze neza cyane. Nabyo tuziga uburyo wagiteka kikaryoha, kikarushaho kukuryohera. Ibihe byiza kuri mwese.